pazi ni cyotso nyine misanzwe iyo nje bice cumi ndabazwa igihe gisobanutse kandi gasobanukitse ninjye nyambo yaje cyotso fire cyotso protection ndetse once a soldier always commando no kuvuga ngo uyu munsi wa none noneho ngiye kubazanira indirimbo bita Gromi Sande. Indirimbo bita Gromi Sande undi Gromi Sande ni cyumweru cyuje icura birindi ndetse n'umwijima ukabije. Iyi ni indirimbo y'abanyahangriya no kuvuga ngo yahimbwe kera ariko ubundi bwa mbere yabanze guhimbwa ari indirimbo y'inampara gusa mu nyuma iza kuza ihimbirwa umuntu wapfuye. Kuvuga ngo indirimbo BBC yayibaninze cyangwa se yahagaritse gukoreshwa imyaka igera kuri 60 hejuru 60 gutyo ariko nyuma yaje kugaruka. Indirimbo rero nimba uzi yuko ugira ubwoba ukaba uzi neza ko ugira amarangamutima yoroheje ku buryo yatuma upfa, iyi ndirimbo nuyumve. Indirimbo ngiye gusobanura ijambo kurindi wowe witonde umuntu yumva. Imbuzi yuko ushobora kwiyahura kuko wayumvise ndakwinginze indirimbo nuyumve. Kandi ikindi nimbuzi neza ko ugira ubwoba ukajya urara urotaguzwa ukajya urara urota ibintu wumvise, indirimbo nuyumve. Iyi ndirimbo irumvwa gusa n'abagabo n'abantu bafite imitima ikomeye. Nimbuzi ko ufite umutima umeze nk'uwigishayote, iyi ndirimbo nuyumve. Indirimbo ngiye kugusobanurira ijambo kurindi njye nitwa Cyotsi once a soldier always commando. Kabagireho mwese twakiye banje kwisegura. Iyi ndirimbo ni imyaka myinshi umve witonze. Gromi Sande ati cyumweru cyuzuye umwijima ndetse n'icura burindi. Ati igihe cyanjye ntago kiri kugenda kiraryamye kirisinziriye n'ikivaho kiri. Ati mukundwa uyu mwijima mpayemo ntago uri kurangira. Ati kandi izo ndabo z'umweru bagenda bagushyiraho ntizishobora kukuzura habe na gato ari kubwira umukunzi wapfuye. Ati kandi ikindi marayika w'umwijima yaragufashe arakujyana arakwijyanira arakumira. Ikindi abamarayika nta gitekerezo na gitoya bafite cyo kukungarurira. Ese baraza kundakarira nindamuka ngize igitekerezo cyo kugusanga aho uri? Umugabo yarapfuye ariko ari kuvuga ngo afite igitekerezo cyo kumusanga. Abamarayika baraza kumurakarira. Witonde iyi ndirimbo uyumve neza. Ati cyumweru cyuzuye icura burindi ndetse n'umwijima. Ati icura burindi n'umwijima ni cyumweru. Ati umwijima wose ndi kunyuramo. Ati njye n'umutima wanjye twahisemo kuvamo uyu mwijima n'iki cyumweru. Ati vuba bidatinze baraza kumerekeza bacanye buji ndetse n'abasenga baraza kuba bivuga ndabizi ariko nuze gutume barira ubareke bamenye ko nishimiye kujya aho ndi kujya aho ndaza kuba ndi kujya. Ati urupfu nirukira inzozi ukundi. Ati ku bwanjye urupfu niho ngiye kuguhera urukundo rwose. Ati kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma w'uruhu yanjye aza kuba nkubereye umugisha ndi kuguhesha icyubahiro. Ibyo icyumweru cyuzuye icura burindi. Indirimbo abantu bayumvise. Ati inzozi kurota ubuzima nari mbayemo bwose bwari inzozi kwa rukurota. Mu gihe utari uhari ngo kuvuga ngo gihe yarapfuye ubuzima bwose yarabayemo yararotaga. Ati gusa nakangutse kandi naje gusanga koko usinziriye wibereye mu ndiba y'umutima wanjye. Ati mukundwa ndizeye neza inzozi zanjye zitigeze zikubangamira aho wari usinziriye mu mutima wanjye. Gusa umutima wanjye uri kukubwira uburyo ngukeneye cyane nagukeneye cyane kugeza na n'ubu. Icyumweru cyuzuye icura burindi rero ndaje ngusange. Uko bigenze Cyotsi wanyu. Ciao ciao.